nimugire amahoro bana b'Imana, dukundane, dutege amatwi Nyagasani kuri wa gatanu w'icyumweru cya gatatu cy'igisibo tariki 12 Werurwe 2021. Isomo rya mbere niryo mu gitabo cy'umuhanuzi Hozeya umutwe wa 14 murongo wa 2 kugeza ku wa 10. Israheli, garukira Uhoraho Imana yawe, kuko wababejwe n'ibicumuro byawe. Garukira Uhoraho umubwire uti, duhanagureho ibicumuro byose, maze wakire ikiri cyiza. Aho kugutura ibimasaho ibitambo, tuzakwegurira amagambo avuye mu kanwa kacu. Ashuru ntizongera kudukiza ukundi, ntituzongera kugendera ku mafarasi, cyangwa tubwire igikorwa cy'ibiganza byacu tuti, uri Imana yacu, kuko ari wowe imfubyi zikesha kugirirwa impuhwe. Nzabakiza ubugambanyi bwabo, mbakunde mbikuye ku mutima, sinzongera kubarakarira ukundi. Israheli nzayimera nk'ikime, irabye indabyo nk'izalisi, kandi ishora imizi nk'ibiti byo muri Libani. Imicwira yayo izasagamba, ubwiza bwayo bumere nk'ubw'umuzeti, n'impumuro yayo imere nk'iya Libani. Bazagaruka bature mu gicucu cyanjye, bongere bashibuke nk'ingano, barabye indabyo z'umuzabibu, kandi ubikirangirire nka divayi yo muri Libani. Efurayimu izavuga iti, ndacyahuriye n'ibigirwamana, ni koko ndayumva kandi nkayitaho, meze nk'umunozo bari utohagiye, ninjye ukesha umusaruro. Ninde muhanga ngo yumve ibyo bintu, cyangwa se umunyabwenge ngo abimenye? Inzira z'Uhoraho ziraboneye, zikagendwamo n'intungane, naho abahemu bakaziteshuka. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni ya 81. Uyu munsi ntitugundirize umutima wacu, ahubwo twumve ijwi ry'Uhoraho. Umuryango wanjye ntiwumvise ijwi ryanjye, urutugu rwe naruruhuye umuzigo, n'ibiganza bye birekura agatebo. Igihe untakambiye uri mu kaga ndagutabara, ngusubiza nihishe mu bicu no mu nkuba, nkugerageza ku mazi y'Imeriba. Umva muryango wanjye nkuburire, Israheli, yaba washoboraga kunyumva. Iwawe ntihakabe imana yindi, ntugapfukamire imana y'imvamahanga. Nduhoraho Imana yawe, yakuvanye mu gihugu cya Misiri. Iyaba ari ku muryango wanjye wanyumvaga, iyaba Israheli yagenderaga mu nzira zanjye. Umuryango wanjye nazawutungisha ingogore y'ingano, maze nkawuhaza ubuki bwo mu rutare. Uyu munsi ntitugundirize umutima wacu, ahubwo twumve ijwi ry'Uhoraho. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu Yesu Kristu uko yanditswe na Mariko umutwe wa 12 murongo 28 kugeza kwa 34. Muri icyo gihe umwe mu bigisha amategeko yegera Yesu aramubaza ati, itegeko riruta ayandi ni irihe? Yesu aramusubiza ati, irya mbere ni iri ngiri, tega amatwi Israheli, Nyagasani Imana yacu niwe Nyagasani umwe rukumbi. Urajya ukunda Nyagasani Imana n'umutima wawe wose, n'amagara yawe yose, n'ubwenge bwawe bwose, n'imbaraga zawe zose. Irya kabiri naryo ngiri, urajya ukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Nta rindi tegeko riruta ayo yombi. Uwo mwigisha amategeko aramubwira ati, ni koko mwigisha, uvuze ukuri ko Nyagasani ari umwe rukumbi, kandi ko nta yindi Imana ibaho uretse yo yonyine. Kandi kuyikunda n'umutima wawe wose, n'ubwenge bwawe bwose, n'imbaraga zawe zose, ugakunda mugenzi wawe nk'uko wikunda, ibyo biruta ibitambo n'amaturo byose. Yesu yumvise ko amusubije neza, aramubwira ati, ntabwo uri kure y'ingoma y'Imana. Nuko ntihagira utinyuka kongera kugira icyo amubaza. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bavandimwe, Kristo naganze mu mitima yacu. Amasomo y'uyu munsi aratwibutsa itegeko rikuru ry'ubwami bw'Imana, ni itegeko ry'urukundo, gukunda Imana no gukunda mugenzi wanjye. Turazirikana ku ngingo igira iti, ukunda umuvandimwe aba yikunze, uhemukira umuvandimwe we aba yihemukiye. Ahasigaye uyu munsi ni ukureba aho urukundo rwakendereye, nkisubiraho nkagaruka mu nzira nziza. Umuhanuzi Hozeya mu isomo rya mbere arasaba umuryango wa Israheli kugarukira Uhoraho. Yagize ati, garukira Uhoraho, kuko wababejwe n'ibicumuro byawe, umubwire uti, duhanagureho ibicumuro byose, maze wakire ikiri cyiza. Amen. Mutagatifu Agustin ati, aime et fais ce que tu voudras. Kunda maze ukora icyo ushaka. Bavandimwe, ni ukwitonda. Ibintu byinshi hari ubwo tubikorera mu bwikunde, kwikanyiriza, ushaka kwikubira, ubwo tugakora bagenzi bacu mu jisho, tubagirira nabi, tubahemukira, twarangiza tukibombarika ku Mana ngo turayikunda, turayisenga, nyamara duhemukira abavandimwe bacu. Ariko iyo tubahemukiye, burya natwe tuba twihemukira. Reka rero twumve inama za Yesu muri iyi Ivanjili ya none, imbere y'abafarisayo n'abigisha amategeko biyemera ngo baza amategeko y'Imana kandi ngo barayakurikiza.
Yezu arasubiza umwigisha amategeko amuhishura itegeko risumba ayandi ko ari itegeko ry'urukundo. Yezu yatangije rya jambo tega amatwi Isiraheli, mu Gihebureyi ni Shema Israel. Ekuta Israel, tega amatwi Isiraheli. Iri sengesho Shema Israel ni isengesho Abayisiraheli bavugaga mu gitondo na nimugoroba, rigasaba umuryango w'Imana kutayibangikanya n'izindi mana, nk'uko twakomeje kubyumva no mu isomo rya mbere. Shema Israel, iri sengesho Shema Israel ni nko gutavana Imana mu kanwa kawe, aho uri hose, aho ugenda hose, ibyo uvuga byose n'ibyo ukora byose. Shema Israel, tega amatwi Imana yawe, ubane n'Imana. Bavandimwe, kimwe mu bigaragaza ko wakoze neza iri sengesho Shema Israel, wateze Imana amatwi koko, ni ukubona mugenzi wawe nyirizina, ukamenya ubabaye, ukamurebesha amaso y'umutima ukamumenya, ukamenya umushonji n'imfubyi ubabaye. Ayo makuru yose muri Shema Israel niho ushobora kuyamenyera wateze Imana amatwi, ukamenyeraho amakuru ya mugenzi wawe uko abayeho, akarengane arimo, ibyishimo n'akababaro yaba afite. Rero ni ugutega neza Imana amatwi, tukayumva ubundi tukayumvira. Yezu yongera ko ukunda Imana bijyana no gukunda mugenzi wawe. Urajya ukunda Nyagasani n'umutima wawe wose, n'amagara yawe yose, n'ubwenge bwawe bwose, n'imbaraga zawe zose. Urajya ukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda, kuko Imana nyine igaragariza mu bantu tubonesha amaso, nk'uko Yohana bivuga mu ibaruwa ye ya mbere umutwe wa 4 umurongo wa 20 ati umuntu udakunda umuvandimwe wabonesha amaso ntashobora gukunda Imana atabona. Amen. Yezu niwe washyize bwa mbere itegeko ry'urukundo mu bikorwa ku musaraba adupfira. Umusaraba ugizwe n'ibiti bibiri, kimwe gitambitse horizontal gishushanya ibiri ku isi, abantu n'ibintu, urukundo rw'abantu kuri bagenzi bacu. Naho igihagaritse vertical gishushanya ijuru, Imana, urukundo rw'Imana. Yezu rero ku musaraba ahuza isi n'ijuru, agahuza Imana n'abantu, mediateur, ahuza isezerano rya kera n'irishya, akaza aje kunonosora amategeko ayaha umurongo mushya, umurongo w'urukundo. Yezu umuhuza w'urukundo rw'Imana n'urw'abantu. Ku musaraba Yezu yashatse gutwereka ko udashobora kuvuga ngo urakunda utababaye. Aimer c'est souffrir. Comme parti, souffrir avec la compassion. La compassion, la miséricorde, ni ukubabara n'abandi kandi ukabitanya nk'uko Yezu yabigenje. Ngurwo urukundo, ngindunduro y'urukundo. Umuhanga w'umulatini ati amare ad unguem, gukunda kugeza ku nzara, gukunda kugeza ku musozo nk'uko Yezu yabigenje ku musaraba. Uyu munsi ngomba gusuzuma urukundo rwanjye, niba rutangarukiraho mu bwikunde, akayamvugo ngo utanga uburezi arabwibanza, cyangwa niba ntari gushushanya Imana nyitabira amasengesho y'urudaca ariko mu mutima huzuye ubugizi bwa nabi, ubugome, imigambi mibisha, mfitiye mugenzi wanjye akantu. Umunsi umwe Kimanuka na Musada bari inshuti z'akadasohoka, bari n'abakristu badasiba misa. Nyine kera abantu bakizindukira mu misa, korona itarivanga mu bya kiliziya ngo abantu bisanzura uko bikwiye mu isengesho. Akenshi rero Kimanuka na Musada bajyanaga gusenga. Musada ari umunyamafaranga ushinzwe gutegurira abandi imishinga ibateza imbere. Umunsi umwe baje gusengana mu kiliziya, Kimanuka na Musada baje mu misa, bageze mu gice cyo guhazwa, Musada ajya guhazwa, Kimanuka akaba yaracunze agakapu ka Musada yibwira ko karimo amadolari menshi, dore ko Musada yaravuye kuri banki. Kimanuka akoze kuri ka gakapu yumva y'amafaranga arimo koko, nuko we ntiyaba kigiye guhazwa, arabaduka nuko aragasohokana yibwira ko noneho akize birangiye kandi ko Musada atazarabukwa. Nuko ahitagaho umwana we wari hafi aho ngaho akajyana mu rugo, aramubwira ngo agahishe kure kugira ngo ntihazagire ukabona. Ubundi Kimanuka aragaruka, arapfukama, arasenga koko ibyo gusenga nkaho yageze mu ijuru koko. Musada avuye guhazwa ntiyamenye ibyabaye, abonye Kimanuka apfukamye agira ngo ari kuvuga isengesho ry'uvuye guhazwa. Bakomeza barasenga bombi. Nuko misi ihumuje, Musada arebye ka gakapu arakabura. Nuko Kimanuka aramubwira ati reka tujye gutanga amatangazo hirya no hino, n'ibyanga tujye kurega kuri polisi, ubundi iki gisambo bagifate bagifunge. Birangira izo nkete zihagarariwe na Kimanuka zifashe ubusa, ako gakapu barakabura. Musada n'agahinda kenshi aratuza, ibyo byose abishingura muri Nyagasani, abyereka Yezu. Naho Kimanuka amaze ukwezi kurenga yaratuje, ariko bya nkete yumva ko Musada ibyo gakapu yabyibagiwe. Nuko ajya kureba aho kari aragafungura ngo atangire akoresha kuri ya mafaranga. Afunguye asanga huzuye impapuro z'imishinga Musada yari yarateguye zo gusabira inkunga Kimanuka, harimo kumwubakira inzu nziza, kurihira abana ba Kimanuka amashuri dore ko ataranishoboye.
n'inshuti ye magara, Musada agashaka kumurwanaho atyo. Igitangaje kandi muri ako gakapu hari harimo sheke Musada yari yasinye yanditseho Kimanuka, ariyo kado y'imodoka Musada yari agabiye mushuti we, yagombaga kubikuzwa bitarenze icyumweru. Hari harimo kandi izindi mpapuro zashinganishaga umunywanyi we Kimanuka nkuko Musada yari yabyanditseho. Kimanuka abonye ibyo byiza byose Musada yari yamuteguriye n'uburyo byabaye expire, byarenze igihe, byataye agaciro, yatekereza uburyo batahwemaga gusengana n'uburyo yamwibye agakapu kari karimo amabanga yose bafitanye na Musada, yatekereza n'uburyo ari wowe uruhagariye ankete ari kuyobya marari. Arashenguka, Kimanuka arashenguka, nuko araturika ararira yibaza niba ako gakapu agasubiza Musada. Biramuyobera, mbega isoni, mbega ikimwaro. Kimanuka we, mbega wowe uhemukiye mushuti wawe Musada, urihemukiye bikomeye, utakaje imitungo, urahombye, erega utakaje n'icyizere, warangiza ngo icyo gisambo bagifate bagifunge. Mbega wowe Kimanuka, bagufunze wareba he? Nk'ubu iyo ankete ikozwe neza ukabigenderamo, wazongera guhinguka mu bantu. Yamvugo ngo igisambo ntikiba kure, kiba mu nzu, ukagambarirwa n'inshuti yawe. Ese ngewe ni kangahe nabereye ababyeyi banjye, abarezi banjye, abanyitaho nk'ababera Kimanuka, kandi badahwema kunyitaho no kungira neza, bakamvunikira nge nkabavuna, bakamvuganira nge nkabavunagura. Ye baba we, mbega ubuhemu. Babyeyi munyumvire uko abantu bihemukira bakahemukira n'abandi. Ese ko Musada yari yagiye guhazwa, wasanga ari gusabira Kimanuka ngo iyo mishinga yamuteguriye igende neza, none Kimanuka akaba arayitobye? Ese Musada yarahombye? Aha, urumva amafaranga yakadayora yateguriye Kimanuka yakomeje kuguma kuri konti ya Musada, naho Kimanuka iso n'ikimwaro biri kumushengura, biri kumushegesha, yibaza ko yahinguka imbere ya Musada yahemukiye ngo amusabe imbabazi. Ye baba we, burya muvandimwe no kwitonda. Iyo wanze umuvandimwe wawe, burya ni wowe wiyanze. Hari igihe ucura imigambi mibisha kandi ugiriye nabi, ari ukubereye muri dosiye, ari ukuguteretera ngo ujya bigende neza, ari uri kugusabira ngo ubeho neza, ari ukuguteretera Imana agusengera, ari kugusabira ijuru. Wowe uri kumuhigahiga, umucurira imigambi mibisha, ugashaka ko imishinga ye yahomba, umwiba, umugambanira, umucira ubwobo ikuzimu, kandi wagushakira ijuru. Muvandimwe, ntugashushanye Imana ngo urasenga wambaye ishapure, urahazwa, ugendana na Bibiliya mu ntoki, ntusiba kumva ijambo ry'Imana buri munsi, ngo ufite impano, wuzuye umwuka, warasenderejwe, witabira iby'Imana, uri umukristo w'indani, ariko wasanga ari wowe ugambanira abandi, ni wowe uca inyuma mwashakanye, ni wowe wirirwa mu matiku, amakimbirane, amacenga, amanyanga, ni wowe utongana ku musozi, ni wowe uvuga nabi, ni wowe hoka ku ngeso mbi z'urukozasoni n'ibindi byose bidahesha Imana agaciro. Warangiza nguvuye gusenga, nguvuye kubonana n'Imana, kandi umuvandimwe wawe utamubonye. Aho muvandimwe ngo wimirije imbere urukundo rw'Imana, ariko shema Israeli ntayo. Bigaragara ko utatezeza amatwi ko bikwiye ngo akubwire urukundo nyarwo, ko ari ukubona Imana igakwereka mugenzi wawe. Yezu, umpe gutega amatwi buri munsi, nkubone buri munsi, nkwereka abandi buri munsi, mbeho mu rukundo rwawe buri munsi. Amen. Mwese mbifurije imigisha n'amahoro. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladisilasi wa Diocese ya Cyangugu. Muri Kristo, Bana b'Imana.